Muri iki gihe tugezemo isi ifite impungenge z'ibisasu bya nukiliyeri kuko byakozwe ku bwinshi cyane ndetse nuko bigenda bigaragara ko bigira ingaruka mbi cyane ku buzima bw'ikiremwa muntu mu buryo bubi cyane. Gusa bikaba bihangayikishije isi ku rugero ruri hejuru cyane kuko nyine hari ibisasu cyangwa se intwaro za nukiliyeri nyinshi cyane zakozwe na n'ubu zikaba zikibitse zitarakorwaho ku buryo ziramutse zikozweho zishobora kwangiza isi mu minota mike cyane. Ubundi ibi ngibi byose byatangiriye niki cyatumye bigera kuri uru rwego? Ese ubundi ninde wabizanye? Ntiwibagirwe gukora subscribe, usige no muri comment ubutumwa bwawe kugira ngo ibintu by'ubwenge bijye bikugereraho ku gihe. Tudatinze rero reka turebe ahari tariki 6 z'ukwa munani mu mwaka w'1945 ahagana saa 2:15 z'igitondo. Aha byari mu kirere cya Hiroshima aho cyari kimeze neza, abana bakina, bamwe bajya ku ishuri, bajya mu kazi, bakora mu nganda nahe hose bajya kubikora mu buryo bwiza nta kibazo bafite. Gusa byaje guhinduka mu masegonda make cyane aho hafi umujyi wose waje gushyirwa hasi na bimwe mu bisasu bya nukiliyeri baje kuharasa. Gusa ntibyatinze, mu minsi itarenze 3 nanone baje kurasa iyindi bombe iza gufata aho bita Nagasaki. Iki gihe nyine nibwo bavuga yuko isi yari imeze nk'aho itangiye kwinjira mu gihe twamera nk'aho twise wenda nuclear age, igihe nyine cy'ibisasu biri nukiliyeri, bya bisasu nyine byica ku kigero kiri hejuru bikaba byatwara ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi. Ibi byari bibaye bwa mbere mu buzima aho ikiremwa muntu cyakoresheje imbaraga zo kwiyangiza ubwacyo ku giti cyacyo. Reka noneho tubyinjiremo neza turebe ivuka ry'izo atomic bomb cyangwa se uburyo zaremwemo kugira ngo zize n'uburyo byagenze. Ibi bisasu byaje kuraswa muri Japani, ubundi kugira ngo bikorwe byakozwe munsi ya programme y'Abanyamerika yiswe Manhattan Project. Abascientifique bahatanaga mu gukora intwaro mbere yuko abanazi kugira ngo batazayibatanga bashakaga kugira ngo bikore mbere yabo. Ubwo nyine iki gisasu cyaje gusozwa gukorwa, baje kugisuzuma mu mwaka w'1945. Ubwo umwe mu bagikoze yaje kuguma byigamba avuga ati ubu ngubu meze nk'aho nabaye urupfu kuri mwebwe, mbese meze nk'aho nabaye uwangiza isi muri rusange. Uku guturika kwabaye muri Hiroshima kwishe abantu barenga ibihumbi byinshi rwose birenga n'10 vira igihe kimwe. None mu mpera z'uwo mwaka abantu barenga ibihumbi 200 baje gukomeza nabo barapfa bazize kuba barahiye, bazize ibikomere, abandi bazira amaradiation y'ibyo bisasu bya nukiliyeri. Gusa bivugwa yuko bino bisasu bitasoje intambara ya kabiri y'isi, ahubwo byahinduye psychology y'ikiremwa muntu iteka. Abantu batangiye kumenya ko intambara atari kuvuga ati abasirikare bari kurwana gusa, ahubwo intambara ishobora kubivuze ibindi birenze ibyo ngibyo. Gusa nyuma y'iyi ntambara ya kabiri y'isi, ibinyembaraga bibiri cyangwa se ibigo by'ibinyembaraga bibiri byaje kuzamuka. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti baje kwinjira mu makimbirane azwi nka hari Cold War cyangwa se intambara zino bita iz'ubutita cyangwa intambara z'amagambo. Izi mpande uko zombi uko ari ebyiri zatangiye kubaka ibisasu bidasanzwe bifite nyine imbaraga zidasanzwe mu buryo bwa kirimbuzi, atari kuvuga ngo ni atomic bomb gusa, ahubwo batangiye no kubaka hydrogen bombs. Ibi bisasu byari byikubye inshuro zirenga ibihumbi mu gukomera kurenza ibyabanje mbere. Ibi byatangiye bimeze nk'aho nyine ari ibisirikare biri guhangana mu gukora ibisasu birenze. Buri gihugu kikizera yuko nimba dufite intwaro zirenze, nimba dufite intwaro zikomeye kurusha kiriya gihugu kindi, twe dufite umutekano kurusha kiriya gihugu. Ubwo nyine nimba bafite ubwo intwaro nyinshi, ubwo umutekano wabo uri kugenda wiyongera, niko babyumvaga. Gusa ikinyuranyo cy'ibyo bizeraga cyaje kugera igihe kiraba, uko byaje gutera isiba mu bwoba butangaje ku buryo abantu batangiye kujya bishyiraho ubwoko bw'uburinzi, bagatangira gucukura ubuvumo hasi y'inzu zabo kugira ngo bazihishemo. Nibwo haje kuvuka igitekerezo cya MAD cyangwa se Mutually Assured Destruction. Iyi MAD byari bivuze yuko nyine ari nkaho uko nyine ibihugu byombi byabaga bifite imbaraga zidasanzwe mu buryo bw'ibisasu bya kirimbuzi, bivuze yuko nyine kimwe cyashoboraga kurekura igisasu n'ikindi kirekura igisasu, bivuze yuko bose bashobora kwangirika bakangirikiramo aho hantu. Byo nyine bigatuma habamo agahenge k'amahoro, ariko atari kubera ko bizerana, ahubwo ari ukubera ubwoba bafitanye hagati yabo. Reka nkubwire, iminsi 13 yari imeze nk'aho iri hafi kurangiza isi, ku buryo yari iri hafi gutuma isi imera nk'aho igeze ku musozo. Aha byari mu kwa munani mu 1962. Isi yaje hafi yegereje intambara rwose cyane yo gutangira kurwanisha nukiliyeri cyangwa se ibisasu nyine bya nukiliyeri, aho Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti zaje gufata ibisasu bya nukiliyeri bibishyira mu buryo bw'ibanga, baragenda babishyira muri Cuba. Nyuma yo kubishyira muri Cuba, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kubimenya no kubibona nyine ibyo bisasu bya nukiliyeri
ibi byabaye benshi murabizi byaje kwitwa Cuba Missile Crisis. Muri iyo minsi 13 isi yakomeje itegereje. Ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangiye kuzenguruka Cuba, amasabomarine y'Abarusiya abasoviete nyine, mbere ko nyine bibi igihugu cy'Uburusiya byari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Sabomarine zabo nyine zazaga zihetse amatopido dasu nyine byo mu mazi byari ko bya nucleaire. Urumva byabiteje impungenge nyinshi cyane kuko ikosa rimwe gusa ryari guteza amamiliyoni menshi y'abantu ahapfira cyangwa se aburira ubuzima. Hari igihe cyageze n'ubundi umukomando umwe w'iki gisirikare cy'Abasoviete yari hafi kurekura topido, gusa hari amasezerano agomba kubanza gusinywa mbere ko iyo topido irekurwa. Umwofisiye umwe aza kubanza kubyanga. Umwanzuro nawo usa nkaho watabaye nyine ikiremwa muntu, gusa nyine byaje kugera igihe bisa nkaho babihosheje, bigenda bigabanuka, basubizayo amamisire yabo, isi nyine ibirokotse ibyo byago muri ubwo buryo. Gusa ibyabaye byatumye isi gutinya bino bisasu bya kirimbuzi bya nucleaire bimera nkaho bise bijyaho bikabaho iteka ryose. Gusa zino ntambara kenshi ubundi kugira ngo ziye zitangira, hari n'igihe zajyaga zitangira uburyo bumeze nkaho ari ikosa, ari ugusanga amaradari yabo ashobora kuba yayobye cyangwa se amakompiyuta mu mashini yabo agakora nabi, ndetse no mu buryo bwo gukominikana bikaba bwagenda nabi. Ibi bikaba byateza ikibazo gikomeye cyane. Mu 1983 umwofisiye nanone w'Abasoviete yabonye warning yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje igisasu cya kirimbuzi. Gusa we yagerageje kwiyumvisha ko kino gisasu nyine atari icyanyacyo, biza no kumubera amahire nyine asanga nago cyari cyanyacyo. Gusa byaje kugaragaza yuko iyaba yavuze ko kino gisasu nyine kije, ubwo nawe birumvikana yuko Abasoviete bari gushyiraho ubwirinzi no bakahita bohereza wenda igisasu cyo guhagarika icyo ngicyo cyari kije, cyangwa se no bagafata umwanzuro wo kubarasa. Intambara ikabitangiye nyine gutyo hagati y'ibyo bihugu bibiri. Gusa nyine guhagarara kw'izi ntambara ntago ari uko nyine amasystem y'ubwirinzi cyangwa ibiki byatumye bihagarara. Nanone ikiremwa muntu cyabigizemo uruhare mu gutuma nyine bitabaho, ariko nanone usanga ku rundi ruhande ari amahirwe twagiye tugira kugira ngo izi ntambara zitazaba bino bisasu bya nucleaire bikaba byakangiza isi mu buryo bukomeye cyane. Gusa uyu munsi wa none ibihugu byinshi bigiye byibitseho bino bisasu bya nucleaire, aho nyine muri kino gihe ushobora gusanga ibi bisasu bose baramutse babirasha amamisire bayarashe ashobora kugira kuri target yaho bashaka kugira ngo agere mu gihe gitoya. Aho usanga hasigaye hariho amasabomarine ashobora gutwara intwaro zifite ubushobozi bwo kuba zarimbura nk'umujyi wose icyarimwe. Gusa nyine nanone hagiye hagenda hasinywa amasezerano amwe n'amwe yo kugira ngo bagabanye zino ntwaro zo gukorwa za kirimbuzi, uburyo zikorwamo bugabanuke ubundi buhagarare. Gusa nyine ibyo byose kugira ngo bibe ni intego imwe gusa, ni ukugira ngo birinde icyitwa nka catastrophe cyangwa se igikorwa icyo cyose cyaba kikaba cyateza kwangirika gukomeye cyane ndetse no kubabara kw'abantu nyine kitari cyiza kitanitezwe gitewe n'iyo ntambara. Gusa nubwo nyine izi mbaraga za nucleaire zikoreshwamo ibisasu bakayikoreshamo biturika n'ibiki byose, nanone izi mbaraga za nucleaire zishobora kwifashishwa muri tekinoloji yo gutanga imbaraga, kubona imiti cyangwa se byo bwa scientifique nanone bashobora kubyifashisha, ariko atari mu buryo bwo kwangiza iyi si yacu nyine muri rusange. Nyine bivuze ko zino mbaraga zishobora kwangiza nanone zishobora gukiza ku rundi ruhande rumwe. Urumva ibyago ntago biri kuba ari intwaro gusa, ahubwo ibyago nanone byinshi mu mwanzuro abantu bafata gukoresha izi mbaraga za nucleaire mu buryo bwiza. Mu gusoza ndakubwira yuko isi imaze imyaka irenga 75 ikiremwa muntu n'ubundi kiri kubaho muri buno bwoba bw'izi mbaraga za nucleaire, bakumva ko ziramutse zikoreshejwe nabi zishobora kwangiza iyi civilisation dufite mu masaha, kandi twaramaze guhitamo gusiga hahise tukagenda dutera imbere. Gusa kino gihe cya nuclear age cyagiye nyine bino bisasu byakoreshejwemo cyane byasigiye isi isomo rimwe yuko nyine tekinoloji yihuta cyane cyangwa se yihuse cyane kurusha uko umuntu yakamenye ibyazi akamenya kubikoresha mu buryo buzima. Gusa ikibazo gihari ni iki ngiki. Ikibazo ntago ari uko nyine twakibaza ati se dushobora kwangiza iyi si yacu twabishobora, ahubwo ikibazo dukwiye kwibaza ni iki ngiki kigira giti ahubwo tuzahitamo kutabikora, tuzahitamo kutiyangiriza isi yacu. Rero kurinda isi yacu biri mu biganza byacu ndetse n'amareta yacu asabwa cyangwa se agomba kubana mu mahoro kugira ngo iyi tekinoloji n'imbaraga za nucleaire dufite uyu munsi wa none tuzabyifashije bitubyarira umusaruro, ntituzabyifashishe bitwara ubuzima bwa benshi. Wibuke niba utarakora subscribe ubanze uyikore kugira ngo dukomeze kubana neza cyane. Wowe wumvaga yari Shafi, ibintu byacu nakagaruka. Ciao.